Ninamaliza miaka 113. 113 kumwaka ya Mobutu na Kabila muzee nilikufa Mungu akanifufua. Ideje mugabo wanje nje baramwishe yari kirema ngo kuberiki yasigaye mu rugo barahunga aragamba bakobwa bacu bakababaka dore ngabuno badusenyeye turi kubwerabwera mu makambi nimbe bazandiye do nimbe bazakuri ayo zikine bazamuriye man muri cyo kurya nimbe bazindi ayo zamugane wari umaze imyaka 12 wigisha ubatahembwa na leta. Nous espérons que ce message sera entendu. The Choice Live. Yego nanone wowe ukurikiye The Choice Live, reka nkuhereze ikaze nkwifurize kujya ibihe byiza aho uhereye hose, kuko njyewe mereye muri Kongo Igoma muri Nord Kivu. Abangabo ubona ni abaturage babyukiye kuri ministeri kuri ku biro by'intara ya Kivu, aho baje kwigaragambya bavuga ati ntago dushaka Tshisekedi, ati turashaka amahoro. Ni ibiganiro cyangwa se n'imyigaragambyo abaturage b'abakongomani babyutse bakora nkuko ubumva bati Tshisekedi ntago tumushaka, abaturage bati ntago dukunda Tshisekedi, bati ntago tumushaka. Hano hari umukecuru zara kamera hano hari umukecuru arimo arasenga amani turudie kwetu Chichanga. Mnamaanisha hamtaki Tshisekedi? Hamtaki Tshisekedi? Hatupende. Mimi nakwambia mimi niko mzakaji wa Yesu. Mwenye Mungu atatia kwa mkono hata wewe atakuwa mwanamke wa kuchunga Kongo, tutafurahi. Bibi, una miaka mingapi? Mimi namaliza miaka 113. 113 kumwaka ya Mobutu na Kabila muzee nilikufa Mungu akanifufua. Hivi vidu vya mwete vilitoka mwili yangu kumwaka ya mabuze. Unaishi wapi? Unaishi wapi? Mimi naishi fasi nikimbilia ni pale Mugunga kuchama Bulengo. Bulengo ndio nilipo. Una wenzako nyumbani? Una wenzako, watoto wako? Niko unaniona miaka 113 ni ya bure. Una watoto wangapi? Una watoto wangapi? Watoto karibu 13. Lakini bamoya walienda tulikuwa tunatoka kukitanda hatuvale nguo. Hakuna mtoto wako anaye amefariki? Ni ba mingi. Ni wa mingi? Batano wamefariki. Mu bukimbizi. Lakini kwangu ni Chichanga Masisi. Poleni sana. Unaniona miaka 113 ni bure. Sio bure. Ati kuachia na hii miaka. Kanisa ya kweli ndio Katoliki. Kanisa yangu ni Sepake. Kanisa yako ni? Sepake. Ndio kanisa yako. Sio Katoliki. Katoliki kama Mama Maria sindamuacha. Njana tuletea amani. Yaani uko hapa kwa kutamani amani. Mpatie message. Papa, mimi napenda amani. Unapenda amani? Amani. Yego ati ngewe icyo nshaka ni amahoro, ati imyaka 113 si iyubusa, atariko nubwo nkuze nubwo mbona nyecuye ndacyashaka amahoro, ati icyo nshaka ni amahoro, icyakorwa cyose ariko tukongera tukabona amahoro, ati Kongo yacu ikongera ikaba nziza ati Kongo yacu dukeneye amahoro. Umwe mu baturage babyukiye hano ku biro bya guverineri w'intara ya Nord Kivu hano, Peter Chirimwari uherutse kwitaba Imana, ariko leta ya Kinshasa ikaba iherutse gutangaza ko hari undi mu guverineri mushya, nubwo tutazi niba zaza cyane ko ingabo za M23 arizo zamaze gufata iyi ntara by'umwihariko n'umujyi wa Goma.
turi kumwe nawe komeza ubane natwe nitwa Freddy Musoni iyi ni The Choice Live turi hano ngo tugane n'abaturage twumve ibyiyumviro byabo mama umeze ute mama egera hano gatoya guca fate na kino guca yego guca mbese neza buhoro umeze neza buhoro kubera iki umeze neza buhoro bo kubera mwaje tubona ubuhumekero ariko mutari mwagera ino twari duteshejwe twaje kunywa kayoga bakatukubitiriyo akaba bakecuru bakatubaka bakobwa bacu bakababaka dore ngabuno badusenyeye turi kubwerabwera mu makambi tukaburiyo turasubira ndaho nabamenye ni bande babasenyerera none sinamenya amazina ni buyarabaza amazina are bakaduka deje mugabo wanje nje baramwishe yari kirema ngo kubera iki yasigaye mu rugo barahunga aragamba none sinahunga gute ko ndamaguru mfite baramufata nayo biyo bamujanye bica mukeba wanje njewe mbungana n'abasore batandatu n'umukobwa umwe witwa Gahindo ndi kubwerabwera mu ngambi narindi umugore mwiza munini cyane dore ngwaye bwaki njewe maze kubabona ndi kubona n'ifoto yanje iragaruka kandi kuva mwaza ndi kurya ngasinzira ndakakubura none ndi kwifuza mutusezerere mutusaidie turudie kunyumba tuje guhingira abana tudafira mu ngambi Imana ishimwe kandi himbazwe hanyuma rero kubera iki mwabyukiye hano mama muragira muvuga ati twabyukiye hano kubera tungishe bene wacu baje tuza turi kwiruka yo bataba bacu twari kwiruka tugahunga ariko twabonye amahoro gariho tuza turi kwiruka tubasanga kubera muri bene wacu udebye gute umusinga dinzo nababonye dore ndishimye ni mwawe kwa jina la Mungu ndishimye aho nkakaririmbo kamwe twome ko wishimye njewe nishimye Yesu ashimwe kandi ashimwe icyubahiro kire kuzwa mwana w'indama tuhimbaza izina rye narindi mu imbohe ya satani narindi mu mubabaro gurakiza hanyuma rero numuhe butumwa wahereza Kisekedi Kisekedi njewe de bandu umukecuru ibyo byo kuvuga ngo ubutumwa nabo sinamenya kubisobanura ntago amenya kubisobanura siweza kubisobanura hanyuma niki wabwira ingabo za M23 zababohoye zikabagarura amahoro kubera iki vuga tena numve na kubambia M23 bafanye si kenye tunaweza penda batufanyizie banaweza tusaidie turudie kumungini kurupango tuikale pamoja tuishi tulime tuzale tubyavile tukule tucheze tuyimbe twicara noroso wabyarira mu buhungiro nago wabyarira mu kwicara mu nzu duhinge tutumike tuzale tuikale tuishi Onse turashaki none se ufite mushaka amahoro ufite nk'abana bangahe mfite abahungu barindwi n'umukobwa umwe witwa Gahindo kakobwa kamwe mwahunganye n'abawe nabanje pe ariko umugabo we baramujana yari kirema nayo biyo bamujanye na mukeba wanje barabajana wari ufite na mukeba baramwica ayiwe mukeba wawe baramwica bamwiciye mu nzu yego noneho witwa nde nitwa Ana Yalala Anastasia Yalala Yalala urakoze cyane hano abe Ana ndacyangamutse cyane ndikwifuza n'icyangiza umukecuru wangiza kakobwa huko uri kwicuza icyakugiza umukecuru cyane cyane ndikwishima bati byishimo biri gutuma ntanavuga ndabona shaka no kumusarani bakakubakiriyo ariko buno ndikugenda mu barabara dunga ubu rero ugiye kugenda urajya mu rugo vuba ahangaha urasubirayo ndiyo ariko naje ku amaguru gari kundya n'imbeba zandiye do imbeba zakuriye ayo uziki imbeba zamuriye mani minisiteri imbeba zamuriye izi ni imbeba urangurira imbeba zakuririye he zandiriye mu Kivera mu ngambi nasinziye numva ziri kundya n'inzara sureba ko napfunditse umwene nagiye kubyuka ziri kundya mburi cyo kurya n'imbeba zindi ariko zamugane wabuze icyo kurya imbeba nazo zindye marama mugire
tuje mu rugo tuje guhingira abana mbele za Mungu ona dore inzara dore komeze unsunitse nagwa ngapfa ndikumva ikizunguzumbu tuzisi nze ko ufite morale nk'umuntu wari morale ndawufite kubera mbabonye ndabwo bamfite ndirikutana bakwetu niogope nini sasa sikukutana adui nirikutana wakwetu niogope nini sitaogopa kitu imbeba zitangiye kunja dada ndatuzisi imbutuzi none se kwa ziritse oya na inzara sasa niko nasema matumbutumbu inatetemeka tumai kubera inzara ubu waziritse naziritse amatumbutumbu masitetemeka none se ubu ngubu nako kagake kuri muri akabyinamo ntago nakabyinamo bambutuzi to kunywa okay reka tugende tujye gushaka amazi yo kunywa dushaka kandi ndutindeyo tasanga napfu ntago nindirakoze cyane hano Ana merci beaucoup et moi aussi je te jette mama reba yego ni mbona mie nimetasema mimi ndasema mkiswahili tuko ba jeune fille ba mingi tunapata madiplome lakini hatukuena makazi unamaliza masomo me hautapata kazi unabakilio uko shomere ba mingi abana makazi na to di jour na tutesa na surtout kutuiba walikuwa shatutosa na kutuiba sana na kufia esi tembea bila kilote mbili kama utembea na bilote biwili pale ujue gisi utapitiwa na bubakaji tunalia ni madiplome hatuonake diplome asikwake kuba finaliste wanalia wanafunzi na amani tunafurahi tunakuwa na amani depuis bafikie shimu quartier tutena tusikiake masasi tushasikia butulivu njoo bakombozi unaitwaje mimi naitwa Benedicta. Surtout makazi sheku ba diplome atupate makazi. Niko na diplome mimi masomo ya bure hatuna habitufalie. Ni kipi umesoma? Nimesoma peda mimi habitufalie kitu. Hakuna kitu. Masomo ya bure tuko sasa vitabadilika tu. Vitabadilika. Na madiplome zinatesa wanafunzi. Depuis chicha ingilia pata diplome. Kwa majina mimi ni Nsengiyumva Rupacha Faustin. Ndiyo. Mimi nakijua sana. Hata tuongee Kinyarwanda. Ni muheto ibusihe. Iwacu ni muheto ibusihe. Nanjye ndi umwarimu imyaka 12 batubesha ngo turabapeye baraturiha turabayeneye na n'uyu munsi turabayeneye imyaka 12 babesha ngo bazaturiha ahubwo natwe turarambiwe ubu ndafata niyo nari napanze gahunda yo gufata iyo diplome nkajya kwiterera mu kivo nkajya guhinga oya wijugunya diplome nako niba yarakuvunnye merci tunashukuru none se wigishaga he nge buno aho twari kwahungiye twari kwaorganije abana bo mu nkambi twari tunari kubigishiriza mu nkambi ubusanzwe wigisha mu wakangahe amashuri yose yigishagamo mu wa mbere no mu wa gatandatu hose cyane mu primaire yose wari umaze imyaka 12 wigisha nahembwa na leta oya ntago bibaho none se warubaye hute n'ababyeyi bajyaga bari dukeya ibyo ngiye kwihingira akaba iryo bimbeshaho umeze wari utunzwe n'ubuhinzi ndi umwarimu niki rero wasaba leta nshya cyangwa se M23 nasaba kubwo natwe twarushe tujya mu by'amashuri tukabona ayo ma diplome tukaba dukoraga akazi noneho valere bajya bakonta valere y'akazi k'umuntu akoraga wenda natwe tujye tubona umushahara wacu nkuko bigukwiye muri make mwebwe nk'abarimu murasaba imishahara babemereye mujye bajye bayibaha niki rero ubuhe butumwa wahereza Kisekedi twasaba ngo aduhereza amahoro adushakire n'akazi abashakira amahoro abashakire n'akazi urakoze cyane merci yego bati turashaka amahoro nicyo kintu bibandaho nicyo kintu bitsaho bose niyo ntero nayo nyikirizo bati turashaka amahoro bati bamwe bati
twarize ariko nta kazi dufite, diplome turazifite mu rugo, n'abazifite bazikoresheje bati twahawe akazi ko kwigisha ariko ntago turahembwa. Ati numvaga nafata umwanzuro nkayifata nkayita mu Kivu kikayitembana kubera ko ntacyo irimo kumarira. Ibyo ni bimwe mu bibazo by'abaturage nekereza ko AFC M23 igomba kwitaho, ikabanza ikabyitaho cyane ko twabonye ko ishyira imbere abaturage. Ndacyari Freddy Musoni, ndacyari hano Igoma, ndacyari ku biro by'uwahoze ari Guverineri Peter Chirimwami, aho abaturage babyukiye baza gukora imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwabatotezaga cyangwa se bwabimaga uburenganzira. Gumana na The Choice Live kuri kamera rimwe na Jay Mubera. amafaranga bari kubaha Nous, les populations du Nord Kivu, avons l'obligation patriotique de vous adresser ces moments pour exprimer nos préoccupations profondes face à la situation sécuritaire catastrophique qui perdure dans notre province, ainsi qu'aux conditions de vie précaires auxquelles nous sommes confrontés. Nous estimons qu'il est impératif de rappeler certaines exigences fondamentales pour améliorer notre quotidien et notre avenir. 1. La situation sécuritaire alarmante. La population du Nord Kivu vit dans un état de terreur constant en raison des conflits armés et de l'instabilité qui touchent plusieurs territoires de la province. Les attaques des groupes armés, l'absence de contrôle effectif de l'État et la faiblesse des forces de sécurité ont engendré des déplacements massifs de populations et la destruction des biens matériels. Il est urgent qu'un gouvernement capable de prendre des mesures fermes pour assurer la sécurité de ses citoyens, garantir l'intégrité de nos territoires et protéger nos familles soit mis en place, qui est aujourd'hui errante. La démission, je répète, la démission de M. Félix Tshisekedi, nous constatons avec un grand regret que la gestion de la crise sécuritaire et des affaires nationales sous la présidence de M. Félix Tshisekedi a échoué à offrir les solutions durables. En raison de l'incapacité manifeste à rétablir l'ordre et à protéger la population, nous demandons la démission immédiate à M. Félix Tshisekedi. La gestion du pays marquée par l'arrogance, l'orgueil, le tribalisme, l'incompétence totale n'a fait qu'aggraver la situation. Nous sollicitons un leadership plus efficace, capable d'apporter la paix et le développement dans notre pays. 3. Le retour des populations déplacées. Les populations déplacées, privées de tout, demandent d'urgence des moyens de transport pour pouvoir regagner leurs entités d'origine déjà libérées. Ces personnes sont dans une situation de détresse et ont besoin d'un soutien immédiat pour retrouver leur foyer et commencer une vie digne d'un citoyen congolais. Les nouvelles autorités doivent mobiliser pour faciliter leur retour
Les nouvelles autorités doivent se mobiliser pour leur retour et assurer leur sécurité. Amélioration des conditions socio-économiques. Nous demandons également l'amélioration urgente des conditions socio-économiques de notre province. Il est essentiel que l'accès à l'électricité, de l'eau potable et des services de base soit accessible pour tout et partout. De plus, les taxes et impôts qui pèsent lourdement sur la population doivent être sensiblement réduits afin de soulager les citoyens qui luttent pour survenir à leurs besoins quotidiens. 4. La réforme de la coopération internationale et la gestion de la sécurité. La présence de la SADC, l'armée burundaise et la MONUSCO dans notre région a montré des résultats insuffisants et peu efficaces face à l'ampleur des défis sécuritaires. Nous demandons le départ de ces forces. Nous refusons toute autre forme de sous-traitance de la sécurité du Congo. Là, je voulais introduire un mot en disant, quand les frères se font bagarre, un voisin n'a pas de place. En conclusion, nous appelons à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour restaurer la paix, garantir la sécurité et améliorer les conditions de vie des habitants du Nord Kivu en particulier et de la population congolaise en général. Monsieur Félix Tshisekedi doit mettre de côté son arrogance et son orgueil et faire passer l'intérêt du peuple congolais avant ses ambitions personnelles, afin de donner une chance réelle à la paix et à la reconstruction de notre pays Congo démocratique. Nous espérons que ce message sera entendu et que des mesures seront prises en urgence pour apaiser les souffrances de la population congolaise. Ainsi est fait à Goma le 31 janvier 2025. Le représentant de la population du Nord Kivu et de déplacer la société civile et la jeunesse, M. Julien Boulambo Nyamatomwa. Je vous remercie. The Choice Live.